reka nanone twongere tuje mu nyigisho zacu z'uyu munsi kuko bisanzwe abadukurikiye turabiyegereje tubaha ikaze turabararitse ngo tubane muri uyu mwanya mbere yo kugira inyigisho dutanga reka nanone twongere twiragize Imana kugira ngo Imana ibidufashemo. Data wera uri mu ijuru, dukomeje ku imbere yawe twishimira uyu mwanya wongeye kuduha kugira ngo tugabure ijambo ryawe kuri benshi. Intego ni ukugira ngo rigire icyo rimara, rigire icyo rikora ku buzima bwa benshi igihe turyumva. Turagukeneye, turakuraritse, turagushaka, turagukunda, ubane natwe muri byose maze icyubahiro kibe icyawe, tubisenze mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Rero nk'uko n'ubundi twari tubararitse turavuze ngo reka uyu munsi twige icyigisho kivuga ngo cyerekana ibice birindwi Yesu yavuyemo amaraso nanone mu bihe birindwi. Ibice by'umubiri bya Yesu birindwi izo yavuyemo amaraso nanone mu bihe birindwi, mu buryo ntabwo yavuye amaraso umunsi umwe, yavuye amaraso mu bice birindwi no mu bihe birindwi. Ibyo nibyo tugiye kureba ndetse n'ubusobanuro bwabyo. Kubera ko amaraso ya Yesu nayo afite imbaraga, ni amaraso afite umumaro. Reka tuje kumva ubusobanuro bw'amaraso ya Yesu yavuye. Turebe amaraso ya Yesu yavuye ubwa mbere, umunsi wa mbere amaraso ya Yesu yavuye. Nanone kandi turaje kureba ibyanditswe n'ibyo biduhamiriza ibyo Yesu yakoze kuko ari ukuri. Umunsi wa mbere Yesu yavuye amaraso umunsi yakebwaga, umunsi wo gukebwa kwiwe, ndetse yitwa izina. Iryo zina yiswe niwe Yesu Kristo. Ayo niyo maraso yavuye ubwa mbere. Nanone ntabwo ari amaraso yavuye kuva gusa ameneka uzira impamvu. Yasuraga gucungurwa k'umuntu kubera ko Yesu nta cyaha yari yarakoze, ahubwo Yesu yari afite identite y'ijuru, yari afite ubwenegihugu bw'ijuru kuko nta cyaha yakoze. Ayo ni amaraso Yesu yavuye umunsi wa mbere cyangwa bwa mbere. Ni amaraso yavuye umunsi akebwa. Reka tubirebe mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwanditswe na Luka ibice 2:21. Ijambo riravuga ngo bakeba Yesu bamumurikira Imana. Nuko iminsi 8 ishize arakebwa, bamwita izina Yesu. Ryari ryaravuzwe na marayika nyina atari yasama inda yiwe. Ni ukuvuga ko izina Yesu ntabwo ryaje ritunguranye, ryari ryarahanuwe, ryavuzwe na marayika ubwo Yesu yarasamwe inda. Mariya yarasamye inda yiwe, marayika aramubonekera aramubwira ngo ntatinye, aramubwira ngo ntatinye kuko inda asamye ni iy'Umwuka wera, kandi azabyara umwana azamwita Yesu. Yesu bivuga ngo ni umukiza, Yesu bivuga ngo ni umucunguzi, ni umukiza uzabuje gukiza abantu ibyaha byabo. Ayo niyo maraso ya mbere Yesu yavuye. Yasuraga nanone kuko tuzacungurwa, umwana w'umuntu azacungurwa, kuko cyari gucungura umuntu ni igitambo kidafite inenge.
we ni we Yesu. Yesu yari afite ubwenegihugu bw'ijuru, aza mu isi acungura abari mu isi ibyaha byabo. Reka turebe amaraso ya kabiri Yesu yavuye n'ubundi. Amaraso yavuye ubwa kabiri ni umunsi yari mu gashamba k'i Getsemani. Umunsi Yesu yavuye amaraso bwa kabiri yari mu gashamba k'i Getsemani. Tubisoma nanone, turabisoma mu butumwa bwa Luka. Reka turebe ayo maraso yo mu gashamba. Luka ibice 22 44. Reka turebe ijambo 44 mu gashamba k'i Getsemani. Bibiliya iravuga ngo kuko yari ababaye bikabije, asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Kuko yari ababaye, ni ukuvuga ko yari ababaye bikabije. Ubwo Yesu yajaga gusenga hariya mu gashamba k'i Getsemani, wa munsi yasize abigishwa, yajanye n'abigishwa biwe, ngo ageze aho yajaga gusengera ngo abasiga hatoya, aje imbere yabo ngo hantu nk'ahaterwa ibuye. Hanyuma ngo ashika arapfukama arasenga. Uwo ni Yesu utagufite icyaha, ariko yashaka kubabarira abantu ibyaha byabo. Yesu ngo arapfukama arasenga, hanyuma ngo asengana umubabaro, kuko muri kwa gusenga yahishuriwe, yabonye igikombe yaragiye kunyweramo cyari cyuzuye imibabaro, cyari kirimo amahwa, kirimo gusuzugurwa, kirimo gutukwa, kirimo gushinyagurirwa, kirimo gukubitwa, kirimo imibabaro itavugwa. Amaze Yesu ngo asengana umubabaro, nicyo cyagiye yasenze, aravuga ngo Mana, ngo niba bikunda, niba bishoboka, igikombe kindengane. Ariko yongera gusubizwa mu imbaraga, ariko amusubiza mu imbaraga, aramukorera, aravuga ngo tibibe uko nshaka, ahubwo data bibe uko ushaka. Ngo muri uko gusenga ngo atutubikana ibyuya bisa n'amaraso, bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Ayo ni amaraso Yesu yavuye ubwa kabiri ari mu gashamba k'i Getsemani. Ayo maraso rero Yesu yatutubikanaga, kwari nanone byasuraga kuko ari ugucungurwa k'umwana w'umuntu cyangwa gucungurwa kwacu. Mu buryo twacunguwe, twiyushe ibyuya, gucungurwa twiyushe ibyuya. Buriya ibyuya byacu byaracunguwe, gucungurwa twiyushe, gucungurwa kwacu bisura kurya twiyushe ibyuya, bishushanya ukuntu ko kurya twiyushe ibyuya. Muribuka ko ubwo umwana w'umuntu yacumuraga hariya muri Edeni, Imana iramubwira ngo kubera ko wishakira ibyo kurya, wagiye kurya ibyo Imana itakugeneye kurya, ngo uzahora urya wishe ibyuya. Ibyo byuya Yesu yatutubikanye kwari kugira ngo ducungurwe kwa kurya kwacu twari twahawe, twabwiwe ngo tuzajya twiyushe ibyuya. Nicyo cyatumye Yesu ngo atutubikana ibyuya bisa n'amaraso. Reka turebe amaraso ya gatatu Yesu yavuye. Amaraso ya gatatu tutari twareba
amaraso ya gatatu. Reka tusubire kuri iki gice cya kabiri, amaraso ya kabiri tubirebe mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3:17. Bibiliya iravuga gutya ngo, n'Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazaryaho, uzaniye ubutaka kuvuma, iminsi yose yo kubaho kwawe uzaje urya ibivamo muri ubwo butaka, ugombye kubirya wiyushe ibyuya. Ndego ni ukuvuga ko ayo niyo maraso Yesu yavuye kwari ugukuraho uriya muvumo, kuko umwana w'umuntu azarya yiyushe ibyuya. Turebe igice cya gatatu. Igice cya gatatu kiravuga ngo, amaraso ya gatatu Yesu yavuye ni ku birenge byiwe, yavuye amaraso yo ku birenge. Kubera iki aya maraso yashushanyaga iki? Amaraso y'ibirenge ni ukuvuga ko Yesu yikoreye umusaraba kugira ngo ducungurwe ibyaha cyangwa icyaha cyo kwishyira hejuru, icyaha cyo kwishyira hejuru no kurwanira icyubahiro, kwishyira hejuru no kurwanira icyubahiro. Aya niyo maraso Yesu yavuye ku bitugu. Samahani, mumbabarira aho ngaho. Amaraso yo ku bitugu, ntabwo ari ku birenge, turaja kugera no ku birenge. Amaraso yo ku bitugu Yesu yavuye ubwo yikoreye umusaraba. Ni ukuvuga ko umusaraba yawikoreye ku bitugu, araruha cyane. Yesu yikorera umusaraba ku bitugu. Ku bitugu rero, kugira ngo adukize icyaha cyo kwishyira hejuru ndetse no kurwanira icyubahiro. Reka tubisome mu butumwa bwa Matayo. Ubutumwa bwa Matayo turasoma no muri Isaya. Matayo turebe ibice 11:28. Bibiliya iravuga ngo, mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange naje ndabaruhura. Yahamagaraga abarushe n'abaremerewe kugira ngo baruhure. Mu buhanuzi bwa Yesaya nanone rero nibyo. Reka dusome Yesaya ibice 9:6. Aravuga ngo, gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi, n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, ibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Iyo ni ubwami bwiwe buzarangwa nuko amaraso yiwe yavuye, yandi yavuye ku bitugu. Mu gutegeka kwe kuzaba kugitangaza zuca imanza zitabera. Icyo ni kigaragaza amaraso Yesu yavuye ku bitugu byiwe, bishushanya gucungurwa ibyaha byo kwishyira hejuru
cyangwa kurwanira icubahiro abantu bazabakora barwanira icubahiro. Turebe amaraso ya kane Yesu yavuye. Ayo maraso ya kane Yesu yavuye yambika ikamba ry'amahwa mu mutwe. Ikamba ry'amahwa mu mutwe, bamwambika ikamba ry'amahwa mu mutwe, ava amaraso. Yari ikamba ry'amahwa. Ngo bamwambika ikamba ry'amahwa ngo ryari rimeze nka plastike, mu buryo bari mwambikaga abantu baje kumwambura bagakurura, bongera kurekura hakavamwo amaraso mu mutwe. Icyo cyashushanyaga iki? Ayo maraso yo mu mutwe cyangwa yambikwa ikamba nanone ni ugucungura imitekerereze yacu, ibyaha bikorerwa mu mitekerereze yacu. Reka dusome icyanditswe tukihuta. Mariko bice 15, turebe ukuntu yambitswe ikamba ryo mu mutwe. Some muri Mariko tureba nanone ukuntu Yesu yambitswe ikamba ryo mu mutwe. Mariko bice 15 umurongo wa 16 n'uwa 17. Bibiliya iravuga gutya ngo maze abasirikare bamujana imbere mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziraterana, bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika. Amen. Iyo ni ikamba ry'amahwa yambitswe mu mutwe. Yashushanyaga iki? Yashushanyaga gucungura imitekerereze yacu n'icyaha cyangwa n'ibyaha bikorwa mu buryo bw'imitekerereze. Rero icyo nicyo iryo kamba ry'amahwa ryashushanyaga. Ntabwo ibyo Yesu yakorewe byose byari iby'imfabusa, oya, byari iby'ingirakamaro kuri twebwe. Nanone reka turebe ingingo ya 5. Amaraso Yesu yavuye ubwa 5. Ni amaraso yo mu biganza. Amaraso yo mu biganza. Nanone icyo yashushanyaga cyangwa icyo yari afite umumaro wayo ni ukudukiza ibyaha dukora dukoresheje amaboko yacu. Dukoresheje amaboko yacu, ibiganza byacu biza bikora ibyaha. Ibiganza hari ibyaha abantu bakora bakoresheje ibiganza. Ni ibihe byaha abantu bakora bakoresheje ibiganza? Twavuga nko kuroga, kwiba, gusenga ibishushanyo, kwambara impigi n'ibindi. Ariko reka twifashishe icyanditswe turebe ikamba cyangwa turebe amaraso yo mu biganza. Turebe Mariko nanone 15:20 haravuga ngo bamaze kumushinyagurira bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana bamujana kumubamba. Nibwo yambitswe